uyu munsi Nzovu yarari standby ariko nyine ukabona yakawe wenda we sinzi none nabe kumanaginga umuntu umwe bura biragoye kuko wenda Nzovu yaretse ariko kumanaginga yakamwana n'ibintu bitari byo n'ibintu wamanaginze kugeza show irangiye ntago byenjeze be managinga naberetse biragenda birikora birarangira nta kintu navuga ko nakoze ntababeshye kuko wakora iki ibyo nagerageza gukora nasangaga babirenze bari hejuru birangira cirinze agapira ngashyira hasi nese ubwo umunsi wawe ubundi umunsi wawe nabanzovu wagenze bura warutuje kumva uyu munsi nababuze kane cyane gahunda ya saa 4 mbageraho barangira ngo ntago bari kumwe ngo ari igahanga ndavuga se tubigenze gute ati saa 6 ariko turaba turi kumwe saa 6 zigeze ndababaza ati umva none nimutse ndi Kicukiro navuye igahanga ariko Nzovu ari mu Gashyekero ndavuga ati so mugashyekero ko ntahazi ngo ngwino njye kwakwereka ariko uyu mwari muri kumwe yaka njya kumufata tujye ajye kunyereka Nzovu ahantu hambere turamubura baramuhamagaye ngo umusa none ngo umanuke handi tujye twicara ngo ni uri bunsange aramanuka aradusanga baraziranye bo hagati yabo babaza mwewana kurya ashaka kumubura akatavuga ati ndabizi ko yicaye hanga ubwo turaya amasaha aranga ndabazana mbagejeje hanga ndabicaza muri Camp Kigali n'abati mwe muri hanga event iratangira nze tuze gushimisha abantu isaha imwe nari mbabuze ngo twagiye Nyamirambo none dushaka kuduhamagare utabiri Nyamirambo utabeshye Nzovu na yaka bakugezeho sangahe kugira ngo uvuge ati none cyizere kirahari kuko iyo bataza saa 2 n'igice kandi nabashatse guhera saa 4 za mbere yuko saa 2 n'igice bahagera none tubwiza ukuri wiyumva gute nje nanze gupanika kuko nka Nzovu niwe muntu wari muri control yamaga update turi hano turatayari abantu bari kuduhamagara ngo baradutegereje nyine umvaga ari excited bikata bimikizere nkatuza nkicarira nkabatoke